Rwabugiri yabaye umwami ukomeye cyane mu Rwanda, ariko nta byera ngo de, kubera yuko amakosa yakoze yagiye akurikirana ingoma ye n'izamukurikiye zose. Yishe amategeko yari yahawe n'ubwiru, bituma urubyaro rwe rwishora mu kumena amaraso kandi bicana hagati yabo. Abiru bavugaga yuko y'abavandimwe barwaniye ingoma, urwo aba ari urubanza ngo rusumba abantu rugakemurwa n'Imana. Icyo gihe baburaniraga imbere y'Imana gusa bakoresheje imiheto, uw'Imana yemeye agatsinda. Dore amakosa 5 umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yakoze agatuma haza ibibazo bikomeye cyane, urubyaro rwe rugacikamo kabiri. Benshi bagatekereza ko n'uyu munsi yakiri inkovu zikomeye cyane z'amateka ku makosa yakozwe na Kigeli wa kane Rwabugiri. Ikosa rya mbere, yimitse Rutarindwa kandi atari umwana we bwite, ahubwo ari uw'Agacinya ka Rwabika mwene Yuhi Gahindiro. Ubwiru bwavugaga yuko umwami ari ugomba kwibaruka cyangwa se kubyara undi mwami, bukongeraho yuko umwami yibyaraho umwami umwe. Rutarindwa yari umwuzukuru wa Gahindiro, ntabwo ari uw'umwami uri ku ngoma. Ubwiru bwateganyaga yuko nyina ugiye kwimikwa iyo yapfuye atorerwa undi mubyeyi w'umugore ujya mu cyimbo cya nyina, hakaba nyina w'umutsindirano. Yagombaga kuba ari uwo mu muryango wa nyina, kandi akaba nta wundi mwana afite w'umuhungu. Urugero, Ndabarasa yima, nyina Rwesero yari yarapfuye, nuko atorerwa umugabekazi w'umutsindirano witwa Nyiratunda, kubera yuko se na nyina ba Rwesero bava inda imwe na Nyiratunda. Rwabugiri we rero yatoreye Rutarindwa umugabekazi utari uwo mu muryango wa nyina, kuko nyina yari umukonokazi, kandi Kanjogera wabaye umugabekazi yari umwegakazi. Ikosa rikomeye cyane ku buryo Rwabugiri yari afashe ubutegetsi bwe abushyira mu yandi maboko. Aha ngaha ubwiru bwateganyaga ko umugabekazi w'umutsindirano agomba kuba atarahekeye umwami umwana w'umuhungu. Rwabugiri yatoreye Rutarindwa Kanjogera kandi afite umuhungu yabyaranye n'umwami ari we Musinga. Rwabugiri kandi yatumye baramube ari bo Kabare na Ruhinankiko bamenya ubwiru, kandi cyari ikizira ko umuntu wo mu muryango w'umugabekazi cyangwa umuvandimwe w'umwami abumenya. Ikindi nuko Rwabugiri yimitse Rutarindwa ngo bimane, kandi umuhango nk'uwo wari wemereye ku bami bitwa ba Kirima na Mutara gusa. Rwabugiri ubwo yakoraga ibi, abiru bamugiriye inama ko ibyo akora ari amakosa, ariko arabananira. Umwiru umwe witwaga Bibenga yahise avuga ko atazongera kubonana na Rwabugiri, ahita ava ibwami, yigira iwe ntiyagaruka, kuko yavugaga ko nta mwami w'uburiganya. Rwabugiri umutima waramuriye, amutumaho intumwa wazibwira icyo atekereza ku iyimikwa rya Rutarindwa. Kubera yuko umwiru yari afite ubudahangarwa, yahise azituma ngo zibwire Rwabugiri ziti, mbere wari Kigeli cya Rwogera, none ngubu uri Kimari cya Rurenge. Kimari yamugereranyije nawe ni umwami wa nyuma w'ingoma y'Abasinga, se akaba ari Rurenge wakoze amakosa akomeye cyane ku ngoma, bituma ingoma y'Abarenge ihirima burundu. Mu by'ukuri Rutarindwa bavuga ko atari yemewe n'itegeko nshinga ryagengaga u Rwanda, cyangwa se ubwo ni nk'itegeko ry'ubwiru mu yandi magambo. Ni iryagenderwagaho nyine mu bwiru, abami bagenda basimbura abandi, kandi itegeko nk'iri ngiri ryicwaga ntabwo byarekeraga aho ngaho. Byavugaga yuko ari umwaka ugomba gukurikira ingoma zigomba gukurikiraho, byari bifite imbaraga kamere. Iyo urebye ukuntu Rutarindwa yari afite amahirwe yo kunesha iyi ntambara akirangaraho, ukareba ukuntu yari yararwaye amavunja, yishimisha urujyo, akaba yaratangiye no kubyibuha birenze urugero, ku buryo yari asigaye yihagarika mu nzu, yabonye yuko ingoma yamurashe koko. Ni nako byavuzwe. Byongeye kandi watsinzwe intambara, bigaragara yuko Imana itamuhagazeho muri bya bindi ngo abavandimwe babiri barwaniye ingoma, Imana niyibakiza. Bivugwa yuko ubwo Rutarindwa yimikwaga ku ya 22 Ugushyingo mu 1889, ngo habayeho ubwira kabiri bwatwikiriye aka karere, ariko kandi ngo n'ubwira kabiri bw'ingoma. Ubwira kabiri bw'ingoma Nyiginya ngo nibwo bwadutse. Iyo ngoma yagombaga kwinjira mu ntambara yo ku Rucunshu. Nyuma y'imyaka 7, aho ingoma yitwa Icyumye, igihugu cy'umuntu umwe, yakongokanye na Rutarindwa, naho Karinga yari yatangiye gufatwa n'umuriro.
bakabare barayarura bayizimisha amata. Kuva icyumwe gishya na Karinga igashya igisembe, igihugu ntabwo cyongeye kuba icyumwe, cyabaye icya benshi, abazungu bakiraramo koko. Ndetse aba bazungu bagize uruhare runini cyane mu butegetsi bwakurikiyeho. Musinga niwe wari utahiwe, abazungu bamucunda yiko bakarahava. Rutarindwa yatanze yitwikiye mu nzu ku Rucunshu hamwe n'abandi bantu bari bari kumwe, barimo nabo mu muryango we. Niho hakomotse imvugo ivuga ngo byacikiye ku Rucunshu. Bakoresha berekeza kuri iyo nkongi yakongoye ibintu byose, ariko by'umwihariko n'inzu y'umwami n'umwami ubwe n'abantu b'umuryango we n'abagaragu be. Shyogwe ni mu Marangara hafi ya Shyogwe, umusozi wa Rukaza. Aho hantu ibyari bihari byose byabaye ivu. Hari mu kwezi kwa 11 gushyira kwa 12 mu 1896. Mu kubagezaho iyi nkuru twifashishije igitabo cyitwa Ibyo ku ngoma z'abami b'u Rwanda unyuze ku muzi w'abasuka, cyanditswe na Nyirishema Celestin mu 2008. Twanagenzuye inyandiko zitandukanye zanditswe ku bami b'u Rwanda ziri kuri internet, by'umwihariko inyandiko iri mu Cyongereza yihariye ivuga ku mwami Rwabugiri witwa umwami wa nyuma w'umukogoto w'u Rwanda.